Urakoze wowe ukurikirana ibiganiro nkunze kukugezaho mu buzima bwa buri munsi. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV, ugerageze ukore subscribe, ukore like, ukore share ndetse wibucyukane no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye nkugezaho mu buzima bwa buri munsi. Muzaniye rero umuti w'agatangaza, umuti ukomeye, umuti w'umunyembaraga cyane wakifashisha. Uyu ni umuti ugufasha ku bintu bibiri bikomeye ngiye kubwira. Uyu muti utuma ubasha gufata umurozi, kumumenya. Uyu muti kandi ugatuma ubasha gutsirika urugo rwawe, ntirubashe guhangarwa n'umurozi habe na gato. Uyu muti kandi icyiciro cya kabiri ukora nuko uyu muti ubasha gufata umujura, ndetse uyu muti ukabasha no gutsirika urugo rwawe ku buryo nta mujura wapfa kuruhangara cyangwa se nta namurozi wapfa kuruhangara. Iyo rero niyo nkuru nkuzaniye muri aka kanya kugira ngo ubashe kuba wamenya imbaraga zibitse cyane cyane muri iki kimera ndimo ndakwereka. Ubundi iki kimera ahantu hatandukanye kirahaboneka, yaba muri aka karere k'Uburasirazuba, yaba muri Afurika yose ndetse n'ahandi iwacu mu Rwanda. Izi mbuto ubona ahangaha ni imbuto zera kuri iki kimera, ikimera gikomeye cyane. Wakibonaga hirya no hino ariko ntubashe kumenya umumaro wacyo cyangwa se ukaba utazi uko bacyita. Ariko nkikwibutse, hamwe bacyita ingabo, ahandi bakacyita ntiruhunwa. Izi mbuto rero nizo ngiye kukubwiraho cyane ziri kuri iki kimera, kuko ari nazo zifashishwa cyane mu buryo ubumwe cyangwa se ubundi mu rwego rwo gukagira urugo rwawe. Ahari waba warigeze umenya ubwato cyangwa se ibango ry'ubwato. Abantu bo mu bihugu bya Tanzania ndetse n'abandandi bo mu gihugu cya Congo bakunze kwifashisha uyu muti cyane, bifashishije izi mbuto ndetse bakafata amazi bakazishyira mu gakombe ndetse bagashaka n'icyo bita ibango ry'ubwato cyangwa se umurinzi, imbuto z'umurinzi, bakazishyira muri ka gakombe. Ubundi bagataba mu marembo cyangwa se mu bikari cyangwa se bagataba mu murima aho bahinga banga ko bazavogerwa n'abarozi. Rero ushobora gufata ibango ry'indangamirwa. Ibango ry'indangamirwa niryo ufata ukavanga n'izi mbuto. Hanyuma iyo umaje kubivanga nibyo ushyira mu murima wawe cyangwa se mu marembo cyangwa se n'ahandi ushaka, kugira ngo wirinde umurozi, wirinde kuvogerwa, kurogwa cyangwa se n'ubundi buryo. Iyo uganiriye n'abantu bamwe na bamwe bo muri Congo, za Tanzania ndetse na za Uganda, usanga uyu muti bawifashisha cyane bakumira abarozi mu buryo butandukanye. Kandi ni nk'uko iyi ntirihunwa cyangwa se izi mbuto z'ingabo banazifashisha mu buryo bw'abajura, zikavamo umuti w'abajura ku buryo nta muntu wongera guhangara aje kukwiba, ndetse ukazifashisha utsirika urugo, utsirika umurima, utsirika ikiraro cyawe cyangwa se utsirika n'ahandi. Ariko izi mbuto icyo gihe nyine ntago zigenda zonyine, zifite indi miti yindi bijyana. Ikindi kandi iki kimera cya ntirihunwa cyangwa se ingabo kigira imbaraga zindi zitandukanye. Muri izo mbaraga harimo kuba kibasha kuvura indwara zitandukanye.
Muri izo ndwara harimo kuba umuntu akunda kuva cyane ari mu bihe by'imihango ariko akava cyane bidahagarara, cyangwa se imihango ye yaramaze igihe kinini cyane idahagaze. Ikindi noneho nuko iki kimera iyo ugifashe ugakata ariya mahwa ariho kwa biriya biganza, warangiza ugishyira mu mazi ashyushye akanya gato, warangiza ukacyoza ubundi ukagisaturamo kabiri. Kifitemo ururenda. Ururenda ni rwo wifashisha wiyoza usirita mu maso yawe cyangwa se n'ahandi hantu waba ufite ibiheri bitandukanye mu maso, cyangwa se n'ahandi ushaka kugira ngo ukureho ibiheri warwaye aho hantu runaka. Ariko nkwibira ibanga ko nunagifata ugashyiraho umunyu w'igikukuru kuri rwa rurenda, mu gihe waba urwaye amaga, uyu ni umuti uzakubera igisubizo cyane guhita ko ukira neza yamaga urwaye, hanyuma ibirenge byawe bigasigara nta kibazo na kimwe bifite. Iki kimera rero nk'uko nabikubwiye akaba ari umuti mwiza cyane. Dawa unaona kama hii ni dawa nzuri sana, ni dawa ya wawizi, ni dawa ya kukamata wawizi, ni dawa ya kuwapata vizuri sana. Hii ni dawa ya kufukuza nguvu za kichawi, hii ni dawa ya kufunga wachawi, hii ni dawa ya kufukuza wachawi, hii ni dawa ya kufunga milango ya nyumba yako sababu ya wachawi ukawafungia nyuma. Wewe tafuta dawa kama hii. Unaona hizi mbegu, hizi mbegu uzitafute, uchanganye na udongo ya nyumba yako, ile udongo ya mbele ya nyumba yako au ya nyuma, uchanganye. Sasa utafute kikombe kimoja. Sasa uchanganye zile mbegu na maji ndani ya kile kikombe, ufunge. Sasa utafute kama ni nyuma kama ni mbele. Sasa uchukue ile dipu, uweke ile kikombe, sasa ufunge. Hii ni dawa nzuri ya kusafisha. Hii ni dawa ya kutunza mwili wako. Nina dawa ya kufukuza wachawi, nina dawa ya kupata wawizi. Sasa unaona namba yangu ya Daktari Kanumba kwenye video. Sasa utupikie, utuhite au tutumie message kwenye WhatsApp kwa hii namba, tuongeye tuzungumuze. Nakutakia amani ya Mungu. Mungu akubariki. Nakutakia baraka zote. Sasa uwe na nguvu, ujue madawa ya kukusaidia kwa hii dunia. Zote ni kiumbe ya Mungu. Utafute dawa. Sasa hizi ni mbegu nzuri sana, mbegu nzuri kabisa. Asante rafiki, asante marafiki, asante wa Kongole, asante wa Tanzania, asante wa Rwanda. Sasa tutasubiri kwa ingine video. Asante, karibu sana kwenye YouTube channel Ichililo TV. Fanya subscribe, like na share. Tutaongea baadaye.